uhavutse yitwa umwisiraheli. Uyu munsi rero sindi umwisiraheli kubw'igihugu cya Isiraheli, nta nubwo ndi umwisiraheli kuko Isiraheli iriho. Ndi umwisiraheli, ndi ubwoko bw'Imana kuko hari Imana yancuze, hari Imana yampinduye. Ntabwo nizera na Christo turuka muri Isiraheli. Uzi ko muri Isiraheli uyu munsi nuko batabivuga cyangwa tutabona uko tubimenya, hari abantu bagenda mu nzira za Yeriko nahe bagenda bavuga ngo ni nge Eliya. Harimo ibimenyetso by'abakerubi n'abaserafi bivuze ngo niho ubwami bw'Imana buri. Hari ihema ry'Uwiteka uyu munsi ntirigihari, umwenda warahera waratabutse. Munyumve, igitabo cya Yeremiya cyavuye he? Mbe muri izo si zombi niyihe uhisemo? Niyo uhisemo nka Salomo yawe, nibwo buturo bwawe, niho wita hera. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. Nimugira amahoro ya Kristo Yesu n'ihumure riva ku Mana rigwiriye muri mwe. Amen. Amahoro Kristo atanga nta mubabaro wundi ubaho, kandi dushimiye mwe mwese tubana ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ijwi ry'Umukanguzi ni umuburo ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi kuri bose. Reka dushimire mwene data wagize ihishurirwa ryo gushyiraho umuyoboro kugira ngo tujye twumva ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amen. Twabivuze kenshi mu biganiro bigenda bitambuka, iyo dusomye ijambo ry'Imana tumenya igihe kigeze, twebwe igihe tukigenzuza ibyanditswe byera tukamenya icyo Imana ishaka. Iyo tubigenzura tukabyitegereza dufashijwe n'umwuka, tugeze ku mugoroba w'isi, ni igihe cyo gukora kwa wa mugome. Ariko kandi Imana ntabwo itaye abantu bayo, n'ubundi turi kumwe. Imana ishimwe. Ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, imbere yacu turi kumwe na Aniseti. Aniseti ubahaye ikaze ku Ijwi ry'Umukanguzi. Imana ishimwe kandi murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Dushimiye bene data baje batugana. Ushobora kuba uje ku Ijwi ry'Umukanguzi ari ubwa mbere, reka tugusabe niba wanyuzwe, reka ukore subscribe kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ujye ubasha kumenya icyo Imana ishaka muri iyi minsi. Ariko kandi nawe tumaranye iminsi turakora subscribe. Aniseti n'ujye ukunda kuvuga ngo niba ntacyo waronse wanakora unsubscribe. Yego, ariko nibyo aya machanozi tubona menshi kuri YouTube. Yego. Afite ibintu bitandukanye. Hari abantu batwigisha, hari abantu badusetsa, biriya bintu ndabikunda cyane nabyo, abakomediye. Hari abantu batubwiriza ubutumwa bwiza. Ubundi ni wumva hari ikintu kikunyuze, ujye ukora subscribe. Yego. Ariko niba nta kintu kikunyuze gihari, urasubscribinga ngo bimara iki? Uragumya guhombera iki? Ni iki kiguhombye? Hari nk'abantu tujya duhura bakambwira uti amamega warayamaze, nka ni Paul sana warahombye cyane. Niba nyine mega ze zarashize yarahombye pe. Ariko niba hari icyo yumvise kuri twebwe, yungutse kuruta ibyo yashoye, kuko zimarwa na na status z'abantu zimara mega zanyu. Ntacyo mwarebyeho, mwarebye imitekerereze y'abantu, kanswe kuviewinga ijambo ry'Imana. Rero niba ku Ijwi ry'Umukanguzi hari icyo uhungukira, byaba ari igitangaza, byaba binababaje kudukurikirana rimwe kabiri gatatu utarakora subscribe. Burya biba bibabaje. Hanyuma byaba binababaje warakoze subscribe kugira ngo gusa ujye wumva ibintu bidafite icyo bikumariye. Ni ukuri ni uguta umwanya, ntimukanduze ubwonko bwanyu, ntimukanduze ubwenge, mwakira ibintu bidafite icyo bibamarira. Hari umuntu wambwiye, hari abantu duheruka guhura barambwira ngo Imana iguhe umugisha, ngo uraruta abantu benshi ngo baboneka ku macano. Njye ntabwo ariko mbyemera, ntabwo mbaruta kuko sinaje nigereranya nabo, ahubwo waje ari wowe. Je suis comme je suis, nduwo ndiwe. Nta muntu turi guhangana. Gwijya rero kunyumva unkompara na runaka kuko ntabwo turi kugereranwa nabo. Uriya yavuze nk'uko agomba kuvuga. Imana yahamagaye Aniseti ngo abe umwigisha w'ijambo ry'Imana mu buryo bw'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hari n'uwo Imana yahamagaye kugira ngo aremeshe abantu amashimwe, ababwire ngo Imana ibahaye visa. Nge sinjya nemerana na bari abantu bavuga ngo ibintu byo kuvuga ngo akira visa ngo nge narabirambiwe. Warabirambiwe, ariko hari abazikeneye, hari n'abazibonye, hari n'abazakiriye. Rero mureke kunegrije ibintu mushingiye muri kamere yawe. Ikintu tumva abandi bacyumvisha. None icyo tumva rero kugira ngo utekane muri wowe, tekeraho kukiviewing. Ko kuri YouTube ukirika ahantu ushaka. None igitangaza rero ntabwo ari uwavuze iby'isoni nke kuri YouTube. Yego, ahubwo wagiye kubishaka. Ahubwo igitangaza ni wowe wabirebye
ukanenga ibyo warebye. Kandi twese ntabwo tuzakunda bimwe. Mwabivuze neza muravuga ngo social media ni isoko rinini. Ni isoko rinini. Isoko rinini, ushaka imisumari arayigura. Hari n'ubyo yagiye no kwishakira imbabura. Hari n'ushobora kujya yagiye kugura umuneke. Hari n'ugura umwambaro. Hari n'ugura urusokozo. Ni ibintu nyine biterwa n'icyakuzanye. Wowe rero kuzanwa no kunenga, niba unenze, intambwe ya mbere nziza ni ukurekeraho kuguma hari ibintu nenga. Kuko niba uri ahantu hari ibintu nenga, ufite ikibazo mu mutwe. Wazahaba n'ubundi ashaka impamvu. Oya, n'ubundi ntazayibona kuko ubwenge bwe butamukuye aho atungukira. Ntabwo bwamutuza aho yungukira. Imana ibahereza umugisha. Reka mvuge ngo mwese tubana kandi mukaba mwaranyuzwe, amatabaza yanyu ahore yaka. Amen. Reka tubasabe n'ubundi tujye imbere y'Imana mutuyobore mu isengesho. Reka dusenge, kandi mpora mbivuga, gusenga ntabwo ari uko tuba dufite icyo tubwira Imana cyangwa icyo dusaba. Gusenga ni uko dufite Imana tugomba gusabana nayo. Mana Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ni iryera, uri Uwiteka, uri Jehova, uri Elohimu, uri Jehova Shama, uri Adonai, kandi uri Jehova Tsikeno, izina ryawe nirishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Turagushimiye ko ari wowe wadukuye mu bapfuye, none ubu turiho, turi bazima. Muririmbyi yaravuze ngo wadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Agakiza kawe niyo mpano ikomeye waduhaye, niyo mpano iturema agatima, niyo mpano tuboneramo, ni imbuto tubiba tugasarura byinshi. Izina ryawe nirishimwe. Niyo mpamvu nsabye kugira ngo umuntu uri mwagakiza, umuntu uri mwagakiza, umuntu wizeye, wakijijwe, kandi umuntu uhamye umucyo wa Kristo, umuntu umurika mu isi, umuhe kuba amahoro. Amen. Umuhe kuba amahoro, kuko ayo mahoro ntabwo ari nk'ay'ab'isi. Ntabwo ari nk'ay'ab'isi, ni ubuzima bwo mu rupfu, ni ibitwenge byo mu marira, ni ibyishimo byo mu gahinda, ni ugukomera ko mu ntege nkeya, ni ukubaho mu gihe isi yarizi ko turangiye. Ni itangira ry'ibyishimo mu gihe babona iherezo ry'umunezero kuri twe. Agakiza kawe niko gateye. Turagusabye kugira ngo buri muntu wese udukurikiye arwaye, bimenyetso bibana n'abizera nuko barambika ibiganza ku barwayi bagakira. Tucyashyiye indwara iri mu maraso, mu mitsi, mu misokoro, mu magufwa, kugira ngo gukiza kwa Kristo bigwire kandi bigaragare kuri uyu mubiri. Ndetse n'umutima uwuhe ihumure, n'ubwenge ubuhe gutekereza kuza kwa Kristo, kugira ngo tube twiteguye. Ibyo tubisenze kubw'umwami wacu Yesu Kristo, none n'iteka ryose bibe bityo kuri twe. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Anisi igihe cyatujyanye. Igihe cyatujyanye. Twagiye byanze bikunze. Umuririmbyi aravuga ngo ijuru ryahumuye. Amen. Ijuru ryahumuye. Hari amagambo amwe namwe abaririmbyi bajya bakoresha, byanze bikunze gutaha kw'itorero. Byanze bikunze nawe iryo jambo uzarivuga. Uzari irihe? Yego. Numara kurenga ibicu, niko umuririmbyi yaririmbye, uzahindukira ubwire isi ngo wasiwe urabeho. Urabeho. Nimara kurenga ibicu, nzabwira isi urabeho. Byanze bikunze iryo jambo uzarivuga kandi ni ukuri. Aha, ibimenyetso byo kuza kwe niko umuririmbyi yaririmbye. Impuha z'intambara, izi ntambara turi kumva hirya no hino, ziri muri Isiraheli no muri Iraq, izo zose zirahari. Ariko ubwo mugeze kure, no muri Afurika zirahari. No muri Afurika zirahari. Yego, zirahari. Kongo, no muri Kongo, Mozambique, izo zose zirimo ziradutwara, ziri kutwerekeza kuri Erimagidoni. Kuri Erimagidoni, ubundi ubusanzwe intambara ziri mu bimenyetso Kristo yavuze. Yego. Bizagaragaza ko agiye kuza. Hari intambara, hari ibyorezo by'indwara, ibihuha by'intambara burya ni igihe mwebwe muzaba muzi ngo ni intambara, kandi ko kwizaba ihari. Kuki yitwa ibihuha by'intambara? Nuko abapolitisiye babiri bashobora guhurira ku meza imwe bari kuganira, ibihugu byabo bihanganye birwana. Noneho twe tukagira ngo biri kurwana kandi ari inyungu z'aba bantu babiri, bikitwa ibihuha by'intambara, kubera ko ni intambara y'igihuha, ntacyo bapfa ariko bari kumarana. Abaturage bashire,
ariko abagabo n'amakote mu office nta kibazo bafite. Ibyo byose ngo imperuka izaba itaraba. Ni ibimenyetso byo kuramukwa. Ni ku ikiganiro cyabanjirije iki twasobanuyemo inkomoko y'Abisiraheli n'amakimbirane bagirana. Niho twabivugiye. Kuramukwa ni igihe hari imigendo. Imigendo ni igihe abantu babyaye barabizi kore biri gufunguka. Umwana atangiye gushakisha inzira ituma asohoka bibanziriza ibise. Yego. Hari ibise rero Yesu yabyise umubabaro, kandi iyo minsi Bibiliya yaravuze ngo yitagabanywa. Yitajya kugabanywa nta wari kurokoka n'umwe. Iminsi y'ibise Imana izashyiramo, jya numva abantu mu mvugo y'iyi minsi hari udutakame bagira bavuga ngo izashyiramo imiyaga. Niba ari akayaga ko kugira ngo yoroshye rero simbizi, uretse ko umuyaga mu muriro, burya umuyaga uzimya umuriro muke. Burya umuyaga ntabwo uzimya umuriro mwinshi, ahubwo ni wowe wenyegeza. Umuyaga ni wowe wenyegeza umuriro. Umuti w'umuriro ni umuriro. Dawa ya moto ni moto. Yego, Imana ishimwe. Ibyo byose bigenda bigaragaza kuza kwa Kristo. Reka ngo ndeke kuvuga mu ntambara ziri muri Afurika, ahubwo nigire muri Isiraheli. Ahubwo nabonye hari umuntu watubwiye muri comment ngo tuzamubwire ngo uzamukorere intambara yo muri Kongo. Yego, nukuri ko Imana ngo uzayimukorere. Aho kugira ngo umukorere amateka yayo, yasabye se uruhushya akajyayo kurwana. Ndabizi se yajya kureba, yajya kwirebera, akajyaho intambara iri kubera. Twebwe ntabwo turabigisha b'amateka. N'impamvu dufata amateka ni uko bifite ihuriro na Bibiliya, bikagira ihuriro n'igihe cyo kuza kwa Kristo. Amateka muba mwumvishe twitiza ntabwo ariyo tuba dushaka kubigisha. Tuba turi gushaka ko amateka nababwiye ibintu bitatu biba mu mateka, icyatumye icyo kintu kiba. Kuko icyo abantu bita amateka ni ibyabaye. Noneho ibyo byabaye bifite impamvu byabaye. Iyo foundation, uwo musingi w'icyatumye ikintu kiba. Icyo nicyo cya mbere kigize amateka. Icya kabiri ni ibyabaye. Icya gatatu ni isomo ryavuye mu byabaye. Rero twebwe tugaragaza ayo mateka kubera iki yabaye, hanyuma tukagaragaza amateka burya yabaye arema ahashize, ariko n'ahazaza haba hari mu mateka, kuko amateka aratwafekitinga ku buryo umuntu ava ejo akuyeyo ibyo yahuriyeyo nabyo ejo akabigeza none. Rero impamvu tuba turi kuvuga ku mateka ni uko turi none ariko tubikuye ahashize. Umusaraba wa Kristo ni amateka, ariko wabereye iki? Wabaye ngo ducungurwe. Wadusigiye iki rero? Impamvu byabaye, wadusigiye ubucunguzi. Iyo tuvuze kuri ayo mateka, ntabwo ari amateka dushaka kubereka. Dushaka kubereka impamvu icyo kintu cyabaye n'inyungu twe twagikuyemo. Noneho kabone no mu mibabaro y'abantu, mu buryo bwo gucungurwa, mu mibabaro ya Kristo, mu mibabaro y'abizera, hose twagiye dukoramo amateka. Kuko uyu munsi ubwira umuntu ngo komera, na Yobu yarakomeye. Ukamubwira ngo humura, ngo Pawulo yaravuze, ngo Petero yaravuze, ngo ibyo byose ni amateka. Rero iyo turi kuvuga amateka, ntabwo tuba turi gushaka ngo tubigisha ayo mu Burundi, ayo muri Kongo, ayo mu Rwanda, ya hehe, nubwo byose tutabireka. Ariko turi mu ijambo ry'Imana, ntabwo hari n'abantu tunabisegureho bajya batubwira ibitabo tubigisha ngo muzatwigishe kuri iki kintu. Ikintu gitangaje rero, umuntu wagisabye kukigaho ni uko abakizi afiteho amakuru. Imana iguhereze umugisha. Wageze uririmba ku ikorasi ivuga ngo nitugera Yerusalemu tuzicara dushima Imana. Wayiririmbyeho cyane. N'iyindi, nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite, kuko tuzaba twarazikoreye. Ari n'akandi, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu umurwa w'amahoro. None nyine twajyaga turirimba ngo nitugera Yerusalemu ngo tuzicara dushima Imana. None Anise, abantu bajya muri Isiraheli n'ubundi bakagaruka, byashimwe ryabo riba ryuzuye, baba bavuye Yerusalemu, baba bageze ku nyota yabo, inyota yabo ishize. Siyoni, Siyoni we, Siyoni, Siyoni, Siyoni we, Siyoni, tuzanyura mu mihanda tuhatambagire gitware,
iyo ndakumbuye. Muri make Imana ishimwe. iyi Yerusalemu, iyi Siyoni uyu munsi iri mu ntambara. Ndagira ngo tuhaganire, ntabwo turi buganire muri Kongo, ahubwo reka twiganire Yerusalemu nk'inkomoko y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Abantu benshi wumvaga bafite inyota n'inzara byo kujya Siyoni ngo nibahagera bazicara bashima Imana. Ubundi ni iki kibajyanye? Yerusalemu bafata mu buhe buryo? Yerusalemu mu kiganiro cyabanjirije ikindi nabonye mwakoze, mwakoranye na mwene data Bobo, mwavuze ko Yerusalemu ziriya ntambara rero yashotoye. Turaza kubihuza gute? Reka tubanze turebe Yerusalemu bivuze iki. Yerusalemu, Imana y'amahoro. Hanyuma ukaba umurwa mukuru. Bamwe baravuga ngo ni irembo ry'Imana, bahise Bowazi, bahise Yakini, kuboko kw'iburyo kw'Imana. Bagiye bahitirira ibintu byiza byose menshi atandukanye. Hari amarembo 12. Sinza kuhatinda. Yerusalemu hari ihema ry'ibonaniro, kandi ridahora rigenda nk'iryo mu butayu muze gutandukanya. Ntabwo ryimukaga. Yerusalemu ikaba niba navuga ngo ubuturo bw'abatambyi. Yerusalemu ikaba iwabo w'abahanuzi. Yerusalemu ikagira ahera cyane, n'umwenda nyine wari ukingirije. Yerusalemu ikagira ibitereko by'amatabaza. Yerusalemu ikagira intebe y'imanza n'intebe ya Mesiya. Yerusalemu ikagira efode na erimu na turimu. Yerusalemu mbese reka tuvuge ngo niho ibirenge by'Imana byari biri. Reka tuhita ubuturo bw'Imana. Uyu munsi umuntu ujya muri Isiraheli aba asuye amateka. Nibyo twibukiranye ko Bibiliya ivuga ngo ni igicucu kibiri mu ijuru. Mu by'ukuri nibyo. Yerusalemu irakomeye. Hari abantu bagiye bagira ngo nanga Isiraheli, nanga Yerusalemu. Oya, Yerusalemu reka tuvuge ngo ni igicucu. Hashushanyaga ubwere bw'Imana. Hashushanyaga ubwere bw'Imana. Ni agace gato k'Imana kari karaho. Oya, ntabwo njye ndi bubwite ngo ni agace gato. Igicucucucu cy'umuntu kigaragaza ko uwo muntu ahari. Kigaragaza uburebure bwe. Ari hafi. Kigaragaza ko ari hafi. Noneho Yerusalemu Imana yahisemo. Ibwira Aburahamu ngo jya mu gihugu nzakwereka. Imuhitiramo i Kanani. Hari abanyekanani, Abahivi, Abayebusi, Abagirugashi, Abaheti, Abanaki. Abo bose bari muri Kanani. Kanani Imana yigabira Aburahamu. Iki gihugu aba bagabo barimo bari ubwoko butari bwinshi, uruvangavange. Hanyuma bakaba abantu b'abanyembaraga. Bari abanyembaraga mu buryo bwo kurwana, ariko bakagira ubutaka butera. Niwumva Bibiliya ivuze ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki, birasobanuye ngo ni urwuri. Cyo ni kimwe, kuko ni ahantu ho kuragirwa nyine. Ubuki ni mu biharamuke n'imisozi niho dushyira imitiba. Uyu munsi mubabare simbaciye mu ijambo, muvuze ko ari ubutaka butera. Ni ubutaka nyine bw'amabuye nk'uko mubivuze. Ni ubutayu, ni igihugu cy'ubutayu. Ubu se sinzi niba muri buze kukinsubiza. Edeni yari iherereye. Uzahamenya ugezeyo. Nari nzi ko mutari buyinsubize. Impamvu rero nari mbivuze, nashatse kubisanisha na rya jambo Imana yababwira ngo muzajya muhinga aho kwera. Ntabwo ari Abisiraheli. Ibyo ntaho bihuriye. Ibyo yabibwiye Adamu. Adamu kubw'icyaha iramubwira ngo nuhinga aho kumera umwero wabibye hazajya hera ibitovu n'imikeri. Icyo ni icyaha n'ingaruka zizagera kuri buri muntu wese. Isiraheli ntabwo yari imeze, kuko Isiraheli ntiyarazwe umunyabyaha. Mbega muri make ntabwo ari umuvumo. Ibuka ko Isiraheli ntabwo yarazwe umunyabyaha. Isiraheli yarazwe umukiranutsi, Aburahamu, sogokuru w'abizera. Ntabwo rero yari akwiriye guhura n'uwo muvumo, kuko uwo ni umuvumo w'abanyabyaha. Noneho twongere tugaruke. Iyi Isiraheli turi kuvuga, igihugu kiteraga, Imana yagitanze mu buhe buryo? Cyari kinyantege nkeya mu buryo bwo kwihaza.
kandi Isiraheli ya none ni ntoya. Marise u Rwanda rurayiruta. U Rwanda ruruta Isiraheli. Yego. Isiraheli y'uyu munsi ni agahugu gatuye mu banzi benshi kuva na mbere. Kuki Imana itoranyije Isiraheli Christo ari buvukemo? Yego. Irashaka gushushanya Isiraheli ku ruhande rumwe ishushanya umubiri, Christo agashushanya ubugingo. Yego. Umubiri utuye mu biwuhiga byinshi. Christo ari we bugingo aje gutura muri ka gahugu k'intege nkeya. Yego. Bibiliya yaravuze ngo ubwo butunzi tubutwaye mu rwabya, mu nzabya zibumba zimeneka. Ni ibintu ushobora gutakaza bikabura. Rero Isiraheli Imana yashatse gufata boroheje, abantu batiza, abantu basigajwe inyuma, shaka kubafata ngo ibiheshereze n'icyubahiro, kuko yihera mu bakomeye n'ubundi cya cyubahiro n'ubundi bari kucyitirira abakomeye kuko basanzwe bakomeye. Kuko Imana inyuza horoheje kugira ngo gukomera kw'Imana bigaragare. Nta mbaraga zishobora kubaho hatariho intege nkeya. Ikimenyetso cy'imbaraga ni intege nkeya, n'ikimenyetso cy'intege nkeya ni imbaraga. Impamvu tuzi ngo burira bugacya nuko tuzi ijoro n'amanywa. Ibyo Imana yabikoze kugira ngo igire ikisobanura. Nuko ahubwo abantu tutabyigiraho. Niba Imana ishoboje umuntu utari ushoboye, iri kugaragaza ubushobozi bwayo mu munyantege nkeya. Nicyo yari igiye kugaragaza muri Isiraheli. Yashoboje Isiraheli ibaha isezerano ry'imbaraga, barakomera baba strong. Yego. Nk'uko Imana yabigambiriye. Umuntu uduteze amatwi si icyo tugendereye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba Imana yaravuganye nawe ukuri kose, aho utuye hose, ingano ya IQ y'ubwenge bwawe, niveau d'étude yawe nushaka ntube warize, aho uri hose Imana yaravuganye nawe. Amen. Nshuti y'umusaraba, tegereza, uwo ni umuremyi wabivuze. Ni umuremyi wabivuze. Niba waba ufite ukuguru kumwe, niyo waba utumva, niyo waba utareba kumva urumva kuko uri kunyumva, niyo waba utabona, niyo ibiganza byawe babidafata, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yaduhaye aya maboko niyo yavuganye nawe. Ifite n'amaboko mashya yo kwakira isezerano yavuze. Imana yaduhaye ibi birenge niyo yavuze. Ifite ibirenge bishya byo kwinjira mu mugambi w'Imana. Pelomandi ehoriya. Ndakubwira ngo hari abantu baguhagarika muri viziyo yawe cyangwa muri destination yawe, ariko ntibazigera bahagarika icyo Imana igambiriye mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Nubwo ubona ko uri umunyantege nke, nubwo uri umunyantege nke, nta gaciro ufite mu maso y'abantu, umva ukuntu ukabusuzuguritse. Bibiliya yaravuze ngo Betelehemu mu midugudu ya Yuda yose, nubwo uri mutoya, ariko muri wowe hazavuka umucunguzi, niho umwami azaturuka. Rero niba Imana ivuze ikaba isezeranyije, irasohoza. Ikintu utazakora rero mu gusohora kw'amasezerano, ntuziyitirire ibyo Imana ikoze, uzabyitirira Imana ibonemo icyubahiro cyayo, kuko yabikoze ariko ishaka, yabikoze ishaka kubyitirirwa, ishaka kubyubahira, icyubahiro cyayo kigaragare mu mirimo y'Imana. Imana ishimwe. Rero nuko Isiraheli Imana yigambiriyeho irayikuza, irakura. Uyu munsi ni abahanga, abahinzi dufite mu Rwanda b'abahanga ni abasoje kwiga muri Isiraheli, sibyo? Isiraheli ni abahanga mu guhinga. Kubera iki? Barahinga ku ibuye bakeza. Bafite ubwenge buri natural, buri natirere. Imana yarakoze. Imana ishimwe. Rero iki gihugu cya Isiraheli cyari gifite ibyo byose twavuze, cyari gifite ibyo byose, kikagira n'Imana rurema. Imana irahindura Marise, irahindura iravuga ngo ndi Imana ya hafi ndetse na kure. Siko Bibiliya ivuga se? Umuntu iri kubwira yabwiye ngo ndi Imana ya kure, ari muri Isiraheli. Iyo ubwiye ngo ndi n'Imana ya kure, birasobanuye ngo na nyuma y'iwanyu naho ngerayo. N'inyuma y'iwanyu hari ubwoko bunyitirwa. Yego rwose. Ibwira Yesaya ngo hanurira n'amahanga, ubabwire ko ndi umucunguzi wawe. Amen. Ihamagara Pawulo wo mu muryango wa Benjamini, wakebwe ku munsi wa 8, witangiye Imana, wubashye amategeko. Umufarisayo mu bafarisayo, umuyuda mu bayuda. Iramubwira ngo umunyamahanga, bumubwiriza butumwa w'abanyamahanga. Aravuga ngo imbata ya Christo yabohewe abanyamahanga kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Biravuze ngo abanyamahanga mudahari, nta cyari kumboha,
nari kumenya ibyo namenye ngakomeza kwidegembya ariko nahindutse umubwirizabutumwa mba imbohe ya Kristo kubw'ubwo butumwa bw'abanyamahanga. Ibyo rero biri gusobanura iki? Biri gusobanura ko Imana itakiri ya Isiraheli, ni Imana ya kure, ni Imana ya kure no hafi, ni Imana yacu ndetse n'Imana yabo. Ubu uyu munsi Imana ni y'abizera. Hari umuntu watubwiye muri komenti ngo natwe dushatse twaba Abisiraheli. Ntabwo tuba Abisiraheli ku bushake, twe turi Abanyarwanda. Ntabwo njye ndi Umunyarwanda wizera Kristo. Hanyuma wenda minizi ya Isiraheli ni ubwoko bw'Imana, nanjye ndi ubwoko bw'Imana buvuka mu Rwanda, sibyo? Isiraheli, impamvu dushobora kugira iyo dute kuri iryo jambo nuko uyu munsi ni igihugu cyitirirwa Isiraheli, ni ubutaka butuwe bita Isiraheli, ni imisozi bita Isiraheli, sibyo? uhavutse yitwa Umwisiraheli. Uyu munsi rero sindi Umwisiraheli kubw'igihugu cya Isiraheli, nta nubwo ndi Umwisiraheli kuko Isiraheli iriho. Ndi Umwisiraheli, ndi ubwoko bw'Imana kuko hari Imana yancuze, hari Imana yampinduye. Ntabwo nizera na Kristo uturuka muri Isiraheli. Marise ntabwo nizera Yesu wa Isiraheli. Ntabwo wizera ya Mana nawe yakure. Nizera Kristo wavuye mu ijuru nk'impano y'Imana kandi kuri bose ibonerwamo ubugingo, umwami wanjye. Mwami wanjye. Hari umuntu wambwiye ngo Yesu ntabwo ari umwami utakugenga, n'ubundi ntaba ari umwami wawe. Biroroshye ko umwami utanyobora ntago mukeza, ntago muramya, ariko umwami unyobora ndamukeza, ndamutura, ndamuramya, narayobotse. Ibyo ntibiguteza intambara Mosherami. Njyewe narayobotse, Kristo ni umwami wanjye, yaranyigaruriye, nduwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, mfite amahoro adashira. Imana ishimwe. Noneho itandukaniro ryanjye n'Umwisiraheli, Umwisiraheli witwa Umwisiraheli kubw'igihugu, uwo ni Umwisiraheli kubw'igihugu. Uwitwa Umwisiraheli kubw'impinduka zabereye igorigota ku musaraba, uwo ni mwene data, dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ariko uwitwa Umwisiraheli kubwa identification, kubwa carte d'identité afite yo muri Isiraheli, kubwa passport ya Isiraheli, kubwa kavukire ya Isiraheli, uwo ntacyo duhuriyeho. Iyo ari kurwana intambara ze nize wenyine. Iyo Yerusalemu yiwabo iyo yatewe ni iyabo, kuko Yerusalemu nge nizeye ntegereje ntabwo igiterwa, nta ntambara, nta marira bamuri uwo murwa, nta miruwe ibayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umusumwe nzawinjiramo. Uwo murwa nta gisasu kigera, nta bomba atomike irasayo, nta za interceptor ziriyo ngo zizasama ibisasu bihaguye. Ni umurwa w'amahoro. Noneho uzagibwamo n'abera gusa, abameshe ibishura. Imana ishimwe. Rero Yerusalemu nshya ariyo Yerusalemu y'abizera, kuki iri comparable n'iyi ngiyi? Impamvu bayikompaye na Yerusalemu y'uyu munsi nuko wari umurwa wera. Noneho Imana iravuga ngo itanga igishushanyo, ikigereranyo cya Yerusalemu nshya, kugira ngo bumve ko ishaje atariyo yo kwizerwa. Amen. Imana ishimwe. Ukuntu Pawulo yabwiye Abagalatiya, yarabwiye ngo iyo ryasezerano ryinonosora ngo ntihajyaga kuba hakwiriye irindi sezerano. Kakantu nagakura mu wuhe murongora? Pawulo yabwiye Abagalatiya ryinonosora, iyo ryasezerano ryinonosora ndahabonye. Ni Abaheburayo, ntabwo ari Abagalatiya. Umurongo wa 8, igice cya 8 umurongo wa 7, iyo ryasezerano rya mbere ryinonosora ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi, kuko yavuze ibagayiti, dore iminsi igiye kuza ni ku Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda. Kubera icyo ari Isiraheli na Yuda? Ese icyo ukimenya? Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda. Urakoze cyane. Niyo mpamvu ari isezerano ry'inzu ya Yuda.
amen. Ntabwo bene data aha Bibiliya igiye kuvugira batandukanye, ivuga n'inzu ya Yuda n'inzu ya Isirayeli. Kuki ivuze babiri se kandi na Yuda avuka kwa Yakobo? Nuko abafite uko kwizera. Twebwe ntabwo tubaranwa na Yuda, ntabwo tubaranwa na Yuda. Uyu munsi na Yuda arabarirwa muri Kristo. Imana ishimwe. None se Marise, hari abana benshi batakuzi ariko bazi Ganza. Yego. Ganza n'umuhungu wawe, sibyo? Hari abantu batakuzi bazi Ganza. Abo bana batakuzi bazi Ganza, iyo bari gukina na Ganza barabizi neza byanze bikunze ko Ganza agiraho Ganza agira mu rugo, afite ababyeyi, agira mu rugo, afite ababyeyi, agira havuka. Biroroshye ko uwo mwana wahuye na Ganza, Ganza yamufata ukuboko bigatuma abona papa. Ariko Ganza afite ahaturuka. Sibyo? Mu nyumve ni ikimenyetso cya Yerusalemu yo mu ijuru. Bibiliya ni nakwivuga. Hari ihema ritakozwe n'amaboko y'abantu, hari ihema ritakozwe n'intoki, niko Bibiliya ivuga. Iry'intoki rero ryari riri Yerusalemu. Bibiliya iravuga ngo ni igicucu cy'ihema ritigeze rikorwa n'intoki z'abantu, ritari irya hano mu isi, niko Bibiliya ikurikiza ivuga. Noneho iryo mu isi hano ryari ririho ngo ritwereke ko hari urundi rurembo, hari irindi hema. Yohana yeretswe ururembo na Pawulo yararweretswe. Aravuga ngo mureke mbaganirire ibiri muri rwo, murwitegure namwe murwitegure. Yaravuze ngo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose. Itsa gato tutahavuga bagahita bagendera mu munyenga. N'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Umuntu Pawulo wabivuze azi Yerusalemu ni iwabo, ariko aravuga ngo mureke mbaganirire urundi rurembo mbonye. Imana ishimwe. Udakijijwe wese ntabwo azatahamo mu byumva, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Mbe muri zo si zombi niyihuyise. Ese ni isi izashonga? Isi ya Yerusalemu bareba izashonga, n'isi umuntu azaramamo. Amen. Mbe muri izo si zombi niyihe uhisemo? Niyihe si izashonga? niyo uhisemo nka Yerusalemu yawe, nibwo buturo bwawe, niyo wita hera. Amen. Uyu munsi hariyo za nucleaire ziteye ubwoba, irimo irashonga. Imana ishimwe. Biri kugaragara ko iri gushonga, nayo ubwayo ntiri kwiyifuriza amahoro, iri kwataka. Wabibajije uravuga ngo Yerusalemu niyo yateye. Ariko nituza kureba inkomoko yabyo bituruka kuri kera. Tugaruke gato. Medi na Isiraheli uzi ko byigeze biba inshuti. Medi Isiraheli, Peresi na Isiraheli. Abamedi ni muri Iraq, niyo Babuloni. Hakaba n'aba Peresi ni abanyayirani, ari nabo bitwa, burya ni nayo Magogi. Gogi ikamanuka muri Rasha, n'icyahoze ari Soviyete, ari leta yunze ubumwe bw'abasoviyete. Hanyuma Mesopotami hafi ya yose yigeze yayoborwa ari ampire imwe, ari impaye imwe. Sinshaka kubivuga kwa mu histoire noneho, ndumva nabivuga kwa mu spirituel. Noneho mu Bamedi n'Abaperesi, mu Bamedi havutse umugabo witwaga Kuro. Ni havuka? Ni Umumedi. Yayoboye ubwami afite intara 120. Afashwa n'Umuyuda witwaga Daniyeli. Muri make bari bafitanye umubano. Yego. Ariko bari muri koloni, bari barajyanyweho iminyago, ariko bafitanye umubano. Iyi Medi yigeze yuzura na Isiraheli ryari? Ku gihe cy'umwami Ezekiya.
Ezekiya arwara igisebe cy'umufunzo, hagatumwa umuhanuzi, Imana iramubwira ngo urapfuye, mu ijwi ry'umuhanuzi Esaya avugira Uwiteka. Babuloni yakunze Isirayeli iza gusura umwami. Babuloni ni muri Medi, ni Irake ya none. Urumva imigenderanire bari bafitanye, iza gusura umwami. Ahageze amwereka ibyo mu rusengero rwera. Icyo gihe bari no mu ntambara. Ababyize muri histoire, Nebukadineza yagarukiye Alexandria mu mujyi wa Misiri, hano i Cairo. None ntiyafata Misiri, nicyo cyatumye adafata Afurika. Agarurwa nuko Nebopolezari yarapfuye, ari we se wa Nebukadineza. Ubwo yazaga ari wari guhunga? Oya, Marcel ntari kunyumva mwuka byaramwe. Ntabwo yahungaga. Nebukadineza yari generali w'ingabo za se, yari umugaba w'ingabo, yari genero mu gisirikare cya se Nebopolezari. Bari ubwoko bwitwa Abanebo. Abanebo bari bakomeye muri Empire ya Peresi na Medi. Aba baperesi n'abamedi bari bafite n'imana bitaga Nebo, yitiriwe uyu muryango w'Abanebo. Nebo ni ikigirwamana. Na Isiraheli hari umusozi bagira witwa Nebo. Hanyuma Nebukadinezari, Nebo Kandiru Azari, biravuze ngo Nebo arinda urubibi rwe. Nebukadineza ari mu ntambara arwana, ageze hafi na Alexandria mu Misiri, hano iwacu muri Afurika. Nibwo yumvishe inkuru yimbitse ngo Nebopolezari ise arapfuye. Imana irinda ibikingi byayo. Ubuzima, Imana ifasha ubugingo bw'abayo. Ni ibisobanuro nk'ibyo. Arapfuye. Nebukadineza aragaruka. Kugira ngo ahore umubabaro w'urupfu rwa se n'igihugu adafashe ko Egypt yari igihugu gikomeye, cyari gikenewe, cyari kirimo ubwenge bwinshi cyane. Na koloni ya Bibiliya ituruka mu bagabo the great Alexandre Rogra, abo yoherejeyo 72. Sibyo? Niho ubukoloni yo muri Bibiliya akenshi yakorewe muri ziriya nama n'ibindi, na za Olympique mu Bugiriki. Nubundi the great nawe yabaye umwami w'abamere Alexandre. Ibi bintu murabizi, ntabwo ari ngombwa kubijyamo sa mu mateka dushaka kubigisha, turagira ngo tubihuze. Imana ishimwe. Noneho abo bagabo nabo batumye Bibiliya iba urusobe, bayitanga nka politike, ibitabo by'iyobokamana ntibabikoresha. Basebutangeros, yes. Basebutangeros nibo biswe gutyo. dufite na Bibiliya bita Sebutuwagito y'Ikigiriki, sibyo, ifite inkomoko kuri aba bagabo. Teoloji twiga ni y'Abagiriki, siyanse dufite ni y'Abagiriki, ubumenyamuntu bwose dufite n'ubwo Abagiriki, umubare dufite n'uw'Abagiriki, ariko ufite basic muri piramide za Egypt, sibyo. Ubumenyi hafi ya bwose niho buri guturuka. Ibyo byose ni amateka afite inkomoko aho kuri ibyo turi kuvuga. Hanyuma Daniyeli yabaye enjeniyeri muri Babuloni, niwe wari ukuriye abubatse. Niwe wubatse Babuloni. Muri Nebukadineza asohoka akavuga ngo dore Babuloni niyubakiye. Yari afite abenjeniyeri. Daniyeli niwe wari ukuriye ubwubatsi muri Babuloni. Hanyuma Meshake, Shaduraka na Bedenego, Azariya, Mishayeli na Hananiya bari bayoboye Peresi. Ese buriya bari abagabo nta miryango bagiye basiga aho ngaho? Bari bayifite. Yarasigaye hari n'abantu batavuye i Babuloni. Muri make baravanze ahubwo. Hari n'abantu batavuye i Babuloni basigaye. Kuko Ezira hari ubwoko bwagumye. Sibyo? Rero bari bayoboye intara, yabagabanyijemo intara. Bafata ikigirwamana mu kibaya cya Adura. Bafata Ishinari za Irani ya none. Noneho nshuti z'umusaraba mu nyumve, aba bagabo bayoboye hariya, bazi ubwenge, Isirayeli izi ubwenge bwa Irani. Baraziranye rwose. Exactly. Ko Nebukadineza yaravuze ngo munzanire abana b'ibwami.
cyo mu cyumve n'imfura zaho abatinyuka guhagarara imbere y'umwami. Ninde wundi se utinyuka guhagarara imbere y'umwami uretse uvuka ibwami? Umwami agira igitinyiro. Munzanira imfura zaho. Bwari uburyo bwa koroni yindi sinshaka gusobanura ngo mubigishe izo strategy, mubigisha ururimi rwacu rw'abakarudaya kuko bavugaga igikarudaya. Karudaya ninde? Avuka hepfo muri India, niho karudaya aturuka, niho umukarudaya ava. Ni Abahindu, sibyo? Bakazamuka icyahoze ari Mesopotami cyose, kugarukira mu rugabano nyine rwa Egypt, bataragera muri Egypt, kugarukira Afurika yacu, kuva Ubuhinde kuzamuka kugera za Babuloni. Iyo yari empire imwe, bwari ubwami bumwe bwose. Yes, Ubuhinde ni agace gatoya konyine. Mu gihe cya Nebukadineza kigumuye, aricyo cyatumye umugore wa Nebukadineza amubwira ngo nkumbuye imisozi y'iwacu, kuko yashakaga kumucika ngo ataye ko Nebukadineza yari yaramunyaze. Yari umuhindekazi. Aravuga ngo nkumbuye imisozi y'iwacu. Nebukadineza aramubwira ngo nibayubaka i Babuloni. Barayubaka. Ibihugu 120 byarebaga iminara. Abisirayeli bageze yari iminara 6, barayubaka iba 36. Bahageze hafite ubuso bwa kilometero kare 26, bazigira 220. Bahageze ari utuntu dutoya. Abayuda barahagura. Ni Abayuda bose bakiri hariya. Rero niwumva ngo Yerusalemu iri kurwana n'abizi, niwumva ngo Iran iri kurwana n'abizi, kandi bafitanye uburyo bw'uruhurirane. Iyi koroni yabayeho. Taki muri Ashuri yanyaze Yerusalemu, yarabanyaze. Ariko ibyo banyaga byose si Yerusalemu y'abizera. Nicyo tugendereye. Yerusalemu y'abizera ntabwo ari Yerusalemu y'abizera, kuko Yerusalemu y'abizera yari irimo isanduka y'isezerano. Twabivuze. Yari iri isanduka y'isezerano, irimo manu, bisobanuye ngo Uwiteka yarabatunze. Mana ishimwe. Ni Imana iticira ubwoko bwayo n'inzara. Irimo manu ivuze ngo n'igihe mutahinze muzarya. Irimo manu ivuga ngo n'igihe kitari umwero wanyu mugomba kweza mukarya. Irimo ibisate by'amategeko bivuze ngo hari icyo Uwiteka yategetse kuri mwe izagisohoza. Nimushyira mu bikorwa iby'amategeko y'Uwiteka mugakiranuka, muzaba abatware n'abatambyi n'abami. Harimo inkoni ya Aroni isobanura ubutware, yararabije. Harimo ibimenyetso by'abakerubi n'abaserafi bivuze ngo niho ubwami bw'Imana buri. Hari ihema ry'Uwiteka uyu munsi ntirigihari. Umwenda warahera waratabutse. Munyumve, igitabo cya Yeremiya cyavuye hehe? Abasomyi ba teoloji. Cyasanzwe igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya bagikuye muri Arabia Saudite. Ariho kigeze? Yes, niho cyari kiri. Nakana kari karagiye intama kateye ibuye. Ateye ibuye ari kugarura intama, ibuye rihita rimanuka mu mwobo, ajyanwa no kureba uwo mwobo, asanga ni ikibindi kirimo igitabo. Akuramo igitabo cya Yeremiya aragitanga, giha aba archaeologists, abari bashinzwe ubucukumbuzi bwo mu matongo, bagiriyeho ikibo. Iyo section yigiriyeho iki? Iyo faculty yazanywe n'iki? Iriho kugira ngo bagende bashaka amateka n'ibisigazwa by'ibyabaye, bigire ku bwenge bwarangiye. Sibyo? Abizeye histoire baza umugabo bita Ashton, Hopper Ashton. Sibyo? Baramuzi, bazi uburyo ubwenge yagiye asiga w'umugira iki kugira ngo bamushake. Muza amafilozofi ya Socrate. Sibyo? Ibyo simbitindeho. Ibyo byose mbivugiye iki? Uyu munsi isanduka y'isezeraniriye yahishwe na Yeremiya. Babonye igitabo ariko ntibabonye aho isanduka iri. Niba nta sanduka ihari, haritwa ihema ry'Imana gute? Niba nta mwenda uhari, niba umwenda ukingiriza ahera utagikingirije, reka da, wowe uri gutinda ku mwenda. Ahera ntihagihari, umwenda ntubaho ntahera. Yerusalemu ntikigira ahera. Gutera kwayo niterwa nta kiri bwibwe, ntacyo barwana, nta sanduka iri busubire mu Bafilisitiya, nta ikanzu y'umutambyi iri bugende. Icumu ryishe Christo se naryo se twarigira umutungo? Oya, iryo ryagiye gukora kwa Hitler. Ese wari uzi ko Hitler yarikoresheje? Niko ndumva. Urakoze. Ibyo bintu byose rero uyu mwanya Yerusalemu iri kurwana n'iki? Iri kurwana n'icyubahiro cyayo gusa, ntabwo iri kurwana n'icyubahiro cy'Imana. Muri make barashaka ni icyubahiro cyabo barimo bararwanira. Ariko ntabwo turi buze guhindukira ngo tuvuge ngo ni intambara y'Imana. Ntabwo ari intambara y'Imana. Kuko nituvuga ngo ni intambara y'Imana, Imana ni ineshwa, ntabwo ijya inteshwa, Imana ntitsindwa. Hari umuntu watubajije ngo Gogi na Magogi izabanziriza Erimagidoni. Gogi na Magogi ni intambara y'umuntu. Yego. Antikristo azimiramwo ingoma. Yego.
noneho iyo ntambara y'umuntu irimbanyije abantu bari kubabara. Kristo azahamagara itorero rye riri mu ntambara. Riri mu ntambara. Itorero rizataha riri mu ntambara. Itorero rizataha isi iri mu ntambara. Rizataha rimeze nk'iryibwe. Dusome Bibiliya. Luka 21 rizaba nabyo ubwabyo byiswe gucungurwa. Umutabazi azasanga abantu bari kugeragezwa. Amakuba ari menshi. Nicyo gituma birivuga ngo izaca intambara zishire nuko izasanga zihari. Luka 21 sinzi ndi buherehe. Aya ni amagambo yavuzwe na Kristo. Ni kurimbuka kwa Yerusalemu niko umutwe w'amagambo uvuga. Kurimbuka kwa Yerusalemu. Duhere ku murongo wa 5. Aha. Kaduherako. Kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo. Arababwira ati ibyo mureba ibi mu minsi izaza ntihazagira ibuye risigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ibi byarasohoye muri 70. Urusengero rwa Herode rwarasenywe. Nose murarufite? Ntaruhari. Murakoze. Impamvu byasohoye ni iki? Nta mabuye bari kuvuga ngo reba uburyo rwarimbishijwe. Aravuga ngo ibyo muri kureba ni urwari ruhari rurebwa, ntabwo ari urwa Isiraheli zubaka. Nyine na Yesu yarahageze aravuga ngo yaba waruzi igihe ugenderewemo. Aravuga ngo Yerusalemu ntabwo rizasiga rigeretse kuri. Yes. Ni amagambo Yesu ubwe yivuze. Noneho baramubaza bati mwigisha ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza igihe bizasohorezwamo cyegereje ni ikihe? Arabasubiza ati mwirinde batabayobye kuko benshi bazaza biyitirira izina ryanjye bati ni nge Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi, ariko ntimuzabakurikire. Uzi ko muri Isiraheli uyu munsi nuko batabivuga cyangwa tutabona uko tubimenya, hari abantu bagenda mu nzira za Yeriko nahe bagenda bavuga ngo ni nge Eliya. N'uyu munsi barahari. Barahari biyitirira Eliya, barahari baza bavuga ngo ni nge Kristo, bakicwa, bamwe bakabayoboka bavuga ngo ni akarengane, noneho abandi bakabavaho bavuga ngo Mesiya ntazapfa. N'uyu munsi baracyari confused ku bw'ubu buhanuzi mu kujarajara. Ariko Bibiliya yaravuze ngo nzateza ishyari ku ishyanga nyakuri kugira ngo ndokore ubwoko butari ishyanga nyakuri. Niyo mpamvu natwe twarokotse. Imana ishimwe. Hanyuma arabasubiza ati mwirinde batabayobya kuko benshi bazaza biyitirira izina ryanjye bavuga bati ni nge Kristo. 9 ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarika imitima. Aka kantu ubu murakumvishera. Nimwumva yemwe intambara n'imidugararo. Imidugararo ni igihe hari ibirori, amastade yuzuye, imipira iri gukinwa, twubaka imyidagaduro myinshi. Ntimuzahagarika imitima. N'intambara zihari ntimuzahagarika imitima. Sibyo? Kuko ibyo bikwiriye kubanza. Kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka nizahera ko isohore uwo mwanya. Niyo mpamvu Gogi na Magogi ari intambara izamara igihe kirekire. Izamara igihe kinini Marise. Izamara igihe kinini, tugeze igihe cyo kurengana igihe cy'intambara. Ibi bihe nimurebe ibihugu byinshi bifite intambara nyinshi. Yesu yavuze ibimenyetso bikomeye, aravuga ngo ishyanga rizatera irindi. Ishyanga n'ubwoko. Ubwoko buzatera igihugu, nation. Igihugu kizatera ikindi. Uyu munsi murebe imipaka yugariye idukikije. Ibyo byose ni ukuramuko. Murebe Kongo, u Rwanda, murebe Uganda, Kongo, murebe Tanzania, ni byose ni ukuramuko. Sibyo? Umurongo w'10 arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butera ubundi bwami. Ubwami buzatera ubundi bwami. Ubwami buzatera ubundi bwami. Ni ubwami bwo mu isi. Ubwami bwo mu isi yavugaga. Kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye. Kandi hazabaho inzara n'ibyorezo n'indwara. Hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Tuganire. Ejo bundi hari umuntu wari uri kunyoherereza anyereka izuba ryacanye, yari ari muri Canada.
kandi muribuka ko ku Ijwi ry'Umukanguzi twari twahanuye ubwira kabiri bwari bube. Yego. N'ibindi bintu runaka si ngombwa ko twebwe tubisubizaho, ariko ubwira kabiri bwo n'ubundi buracyahari muri Amerika. Oya, ntabwo ari muri Amerika. Ubwira kabiri bugomba kuza nk'ikimenyetso kizakora ku mitima y'abahanuzi. Kizakora ku mitima y'abahanuzi kimere nk'igikangura n'abami bamwe na bamwe n'abategetsi bamwe na bamwe, kuko kiri mu bimenyetso bizavugwaho cyane kigatanga ibisobanuro byinshi. Birahari kuko Imana igiye kugikoresha amayisinye y'ibirere cyane. Y'ibirere cyane kugira ngo confusing abanyabwenge n'abahuzi ibahe guhuguka. Ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe. Ubu buhanuzi bwose turi kuvuga bwarasohoye. Ibi byose turi kuvuga bazabajyana mu mazu y'imbohe. Petero Yakobo yaguye. Niko muri ibyo yari byavuze ngo bazabanga babamora, bazabarenganya, uko nagiriwe namwe niko bazabagirira. Ko bangiriye namwe niko bazabagirira. Bamwe barahunze, abandi bakurwa mu byabo, bazabajyana mu mazu y'imbohe. Ba Stefano bakubiswe amabuye. Yakobo yaciwe umutwe. Petero bamubambye acuritse. Ba Yohana barabafunze babatwara ku kirwa Ipatiyo. Habayeho akarengane kenshi. Barutimayo bamukuyeho uruhu. Ba Filipo n'abande n'abatoma baguye ahantu runaka. Ibi byose ni ubuhanuzi Yesu yavuze bushushanya kuza kwitorera. Cyarabaye, byararangiye. Bushushanya kuza kwa Kristo. Tuza kugera hafi, ibi bintu ntibijya bishira. Ntibishira. Runo rugenda bizera baganira mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Inshuti z'umusaraba reka tubabwire ngo kuza k'umwami kuregereje. Narababwiye Gogi na Magogi bigiye kwikomatana. Ntabwo Gogi na Magogi iraba, ariko niyo maherezo bamaze gusetinga ibibuga barwaniraho. Gogi na Magogi byarihuje, bigiye gutangira kurwanya igihugu cy'isezerano. Ndacyabyemera ko Isiraheli ari cy'isezerano, ariko intambara izatera igihugu cy'isezerano izatuma baretse isezerano bagaruka ku isezerano. Izatuma bavuga ngo ubwo turi gutsindwa gutya, ya Mana yanesherezaga abasogokuruza irihe. Nibamara kumva ya Mana yanesherezaga abasogokuruza bakayisenga, bagasenga ya Mana, nibwo Imana izavuga ngo itorero niritaha. Rero ya myaka Antikristo azimya ingoma. Antikristo ariho yimye ingoma, itorero rizaba riri mu kirere na Kristo. Nibamuvumbura barwane nawe, icyo gihe agakiza kazaba. Itorero nirigenda, Isiraheli nizasigara yitaye ku Mana yabo gusa, ku Mana yera Uwiteka. Noneho ibihugu byose bizabangira Imana yabo. Byose bizanga Imana ya Isiraheli. Byose bizanga Imana ya Isiraheli. Byose kwanga Imana ya Isiraheli. Bazarwanya umuntu nk'abarwanya Imana. Noneho ariko icyo gihe itorero ntabwo rigihari. Ntabwo itorero rizaba rihari. Bazarwanya umuntu nk'abarwanya Imana. Antikristo yishyire mu mwanya ise naho izanye amahoro atariyo, bayiramye. Nibayiramya rero intambara ya Erimagedoni izakurikira ibihe bya Antikristo. Gogi na Magogi izabanza, nyuma yayo Antikristo yima ingoma. Nyuma ya Antikristo Kristo azaza kwima ingoma ye. Imana ishimwe. Niho hazaba intambara ya Erimagedoni. Tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro, reka mbabwire ngo ibyo twavuga ni byinshi, ibyo kuvuga ni byinshi birahari. Twebwe iyo tuvuga Isiraheli tukavuga n'ibiri kuberamo, ntabwo tuvuga Isiraheli yo mu gihe y'abizera. Turi kuvuga Isiraheli nk'igihugu kiri ku ikarita y'isi, gifite identification, gifite ubwigenge, ni igihugu nyine. Twe niyo Isiraheli turimo turavuga, ntabwo tuvuga Isiraheli ibitse isezerano. Ntabwo Isiraheli ibitse isezerano, Abisiraheli ku buryo bw'isezerano nabizera. Turimo turavuga Isiraheli ya none nk'abanyarwanda. Yego. Turi kuvuga Isiraheli nka none ku banyarwanda. Intambara yabo nta kidutwaye, nta kitubwiye, nta n'ikibwiye abizera. Kuko Abisiraheli nibo bari gushomboza iyo ntambara. Imihangayiko yabo si yacu. Ariko Isiraheli kubwo kwizera
uwarwara ni urugingo rw'abizera. yego ni ku bwa Kristo. Intambara rero si iy'ibisasu kubwo kwizera. Intambara si ugutera Irani, si ukurasa muri Siriya, si ukurwana na Palestina. Intambara niyo gukura ikibi tukizera, kuko uyu munsi icyaha kuri iyo Isiraheli ni ukutizera. none iyi ntambara twayitiye Imana gute? Ngenda garuka aho ngaho kenshi. Iyi ntambara twayitiye Imana gute? Ntabwo ari iy'Imana, kandi hari imiryango n'ubundi kiri mu ruzerero. Iyo miryango rero muri iyo ntambara Antikristo amaze kwima ingoma, iyo miryango yose izagenda itaha, yose izataha. Nisubirayo nibwo bazatora bakavuga ngo koko uri umucunguzi wacu. Niho bazaramiriza Antikristo bavuga ngo ni wowe uzanye amahoro. Kuko kuva Abayuda mu gice cya mbere twakoze, Abayuda n'Ababenjamini basigara, indi miryango ikagenda. Isiraheli imiryango yose ya Isiraheli uko ari 12 nta mahoro ifite, yose nta mahoro ifite. Ariko yose nitaha, niho Bibiliya ivuga ngo abatataniye uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, ngo dore mutashye muhagatiwe. Ngo kuko barakikiye nyine, bagiye ari incike bazaza bakikiye. Mwebwe ubwanyu muzataha, ngo nzahamagara abahungu banyu n'abakobwa banyu, ngo bazaza kandi amahanga azayoboka umucyo wanyu. Bose bazaza. Noneho umuntu uzicara hariya muri Isiraheli azafungura imipaka avuge ngo buri muntu wese wo mu Isiraheli, ko Bibiliya iravuga ngo ubwo bwoko ntibuzashiraho. Nibataha nibwo bazareba bavuga ati ni wowe uduhaye amahoro. Babyita Antikristo bagira ngo niwe mwami w'amahoro. Nyine twebwe turamwita Antikristo, ariko kuri bo ntabwo azaba yitwa Antikristo. Bo bazamwitiranya na Yesu bavuge ngo niwe Mesiya wacu. Ariko ikintu kibabaje, ibi bintu ko biryoshye, aho bibabarije rero bazamwita ngo niwe Mesiya wabo, ariko ababo ab'Imana nyirizina batagihari, baratashye. Muri Isiraheli bazaba bakizera, bazaba bizera Imana, ariko itorero ryaragiye. Noneho kwa kwizera rero bazaba babonye umwanya wo kwita ku byanditswe baretse ubu, bazaba babonye umwanya wo kwita ku buhanuzi, ariko baracererewe. Aho rero umwuka ariwo tuvugira ngo agakiza kazasubira iwabo. Umwuka azahanga ku Mwisiraheli atakiri mu yandi mahanga, aricyo kizatuma umucyo w'Abisiraheli uzaganwa, nuko aribo bazaba bawufite gusa. Itorero rizasanganira Kristo, sibyo? None isezerano rigume mu Bisiraheli gusa, agakiza gasubire mu Bayuda. Urakoze. None nigasubira mu Bayuda, bazabaho aribo bizera Imana rurema bonyine. Ariko noneho bagira urujijo rwo kwitiranya Antikristo na Mesiya. Amahoro azaba bahesheje ahamagaye abari kure batashye, nicyo kizatuma bamwikubita imbere bamubwire ngo ni wowe mahoro yacu. Ibyo bizaba rero bishushanya igihe cyo kuza kwima ingoma kwa Kristo, ariho tuzasobanurira abantu intambara ya Magedoni. Imana iguhereze umugisha twese hamwe. Reka tuwusangire. Ijwi ry'Umukanguzi niho tumenyera igihe. Imana ishimwe. Kandi reka tubashimire mwe mwese twabanye mu biganiro byose bitambuka ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ijwi ry'Umukanguzi, ibiganiro nakagaruka. Reka dushimire mwene data Aniseti twabanye muri ibi biganiro. Kandi nukuri niba unyuzwe byandika muri comment, tubona umwanya wo gusoma comment. Imana iduhana umugisha twese hamwe. Reka tubasabe n'ubundi tujye imbere y'Imana dusenge. Mana turagushimiye, niwe uzaca intambara zigashira kandi uri amahoro yacu, urubuturo twihishamo. Isi rwana twe twizera, kandi twe twizera ijuru ritegura ibyicaro. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo hariho Yerusalemu nshya, ururembo rwera ruzamanuka ruva mu ijuru. Niba ruzamanuka ruva mu ijuru, nuko ruri mu isi ruzaba rutagikenewe, ruzaba rutagikwiriye. Niyo mpamvu dusenze tugira ngo uduhe ubuturo mu gihugu cy'abakiranutsi nk'uko wabuduhaye. Ariko kandi bene data bandi bahinduwe n'ijambo ryawe, ubigishe, ubarere, kuko uri Imana ibyara ikarera ugakuza. Ntujye ucutsa, turera buri gihe, imvi ziburuyenze tukiri ku mugongo wawe. Dufata ukuboko kugera ku munsi wo guhamagarwa kw'abizera, ubwo tuzumva ijwi ry'impanda tukagusanganira mu kirere. Ni ku bwawe none iteka ryose Yesu Kristo twizeye. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.